Nsabimana Damascene abayoboye uno mudugudu wa Nyakanyeri akagari ni akamujuga umurenge ni wa Kitabi mu gihe uno muturage yaje mu kagari kanjye ntabwo nigeze mbimenya kubera ko iyi nzu ni iy'umukire muri rusange ariko ntabwo namenye ko uyu mukire yagiye akazana umuntu ariko mu bufatanye n'inzego z'umutekano cyangwa n'inzego z'ibanze narabyumvaga gusa simbyemere simbyiteho nawe ko nimbona akanya nzamusura cyangwa nzasura nkareba ibyo ari byo ukimba ko uno yari umuturage wacu yaratuye muri kano kagari kacu bivuze ko rero uwo mafaranga yatangiye gukusanywa kugira ngo haboneke isanduku yiwe kugira ngo abashe gushyingurwa ariko ni ibintu byatunguranye kuba umusaza yapfira mu nzu hafi ibyumweru bibiri bigashira abantu bagakururwa n'umunuko bakaza bagasanga umuntu yapfuye ibi ntibikwiye kandi umusaza w'imyaka 80 asanzwe mu nzu yapfuye mu gihe umurambo we umazemo hafi ibyumweru bibiri muri rusange. Ni mu gihe uno musaza yimukiye hano vuba ariko abaturage bakomeje bavuga ngo yari yaraje gukora akazi ko gucunga inzu cyangwa kubuzama muri rusange, nibwo rero gupfira mw'ino nzu. Twaketse yuko yishwe cyangwa yaba yarishwe mu cyimbo cyo kuzibangatanya ibimenyetso bakamusiga mw'ino nzu, akaba yajyanwe ku bitaro kugira ngo barebwe icyamwishe. Uyu musore n'umwe mwakano kagari, reka tubwire byinshi kuri uno musaza. umusaza yari amaze ibyumweru bibiri yimukiye hano mu iyi nzu. Iyi nzu urumva yari iy'umuntu w'umukire, agira hajya aza kuza kujya hanze, ariko uwo musaza yaje aje kwiberamo nyine mu buryo bwo kumufasha bwo kubona aho yakwibera. Ariko twakomeje kumubona umunsi wa mbere turamubona aza guhaha, tumubona umunsi wa kabiri aza guhaha, icyumweru kirashira aza guhaha, ariko icyumweru cya mbere cyarashize tukongera kubona umuntu. Ariko akaba hari abantu bacaga hano ku muhanda ahangaha bagenda bakumva umunuko. Muri rusange turagira ngo ducunguze uburyo umwete, dore amasaha yadufashe. Yapfuye ate? Byagenze bite? kuki yapfiriye mu nzu? Ese nta mpamvu, nta kibitera? Ese ntago yaba yahuye muri rusange? Ese ntago wakumva ko yasanzwe mu nzu akicwa muri rusange akaba ariyo mpamvu yari amaze icyumweru mu nzu adasohoka? Yenda akaba ari umuntu wamwishe ariko agasohoka akagenda akasibangatanya ibimenyetso muri rusange. Oya, nta muntu wamwishe kuko ukuntu twamusanze yararyamye bisanzwe pe. Bivuze ngo cyo natwe ntaho turamenya cyamwishe, gusa bamujyanye kwa muganga kugira ngo barebe ikintu cyamwishe, bakurikirane ibizami bye. None se buretse gatonya, none murakeka ko yishwe n'izabukuru? Ese ubundi uwo musaza yari mu kigero kingana gute? Ngiye ko mageze bamujyanye kwa muganga, yari mu kigero kingana gute? Imyaka yari muri za 70, muri za 80, muri za 90? Nibyo dushaka kubanza kumenya muri rusange. Ugereranyije umusaza yari afite nk'imyaka nka 55 hafi 60 gutyo, hagati ya 55 na 60. Ariko umusaza uko byagenda kose ntabwo yishwe n'abantu cyangwa se yaba yishwe n'ubwiyahuzi kuko yakwiyahura. Oya, ahubwo ushobora kuba umusaza yarishwe n'indwara runaka tutamenye, gusa ntawe twabyizera ngo ni iki cyamwishe. Twebwe turategereje natwe ibisubizo biri buze kuva kwa muganga, natwe turaha dutegereje kabisa. Uyu muturage yakomeje avuga ko ntawe amwishe kubera ko nta kibihamya muri rusange, ni mu gihe ibisubizo byo kwa muganga bitaramenyekana ko hagaragaye icyamwishe cyangwa ari izabukuru zamwishe muri rusange. Ni mu gihe abaturage bo mu kano kagari bari babonye umushyitsi mushyashya ariko bikarangira apfuye, ndetse nawe amenye icyamwishe. Ese ariko abaturage bakeka ko yishwe n'izabukuru kubera yuko hano haba umutekano usesuye muri rusange. Uyu muturage rero nagira ngo agire ikintu abwira abanyarwanda muri rusange cyangwa uko abanyarwanda bagomba kwitwara muri rusange. Twamutomboye, niwe muturage wemeye gutanga ubuhamya mu kano kagari mu gihe abandi bari bafite agahinda n'amarira n'intimba nyinshi, ariko yavuze ati nubwo mbabaye ndaza gushyira ukuri hanze cyangwa mbivuge atazagira ubeshya ngo uno musaza yarishwe kandi yarishwe n'izabukuru muri rusange. Gusa ngiye ikintu nashishikariza abanyarwanda, nimba umuntu yimutse muri quartier akaza yimukira aje abasanga muri quartier, mumenye amakuru ye, mumenye uko abayeho, kandi nawe muturage wimukiye muri iyo quartier ugomba kuzajya ugira gutya ukimenyekanisha. Hari ba mutwarasibo bagiye bashyiraho baba bashinzwe
abantu baje mu isibo yabo, ukagenda ukibaruza bakakumenya. Naho kuza wibera aho ngaho umeze nk'ingunge rwose pe, uburi aho ngaho rwose uri ku manegeka. Icyo nashishikariza abanyarwanda ni ukurikiza amabwiriza ko leta yacu ibidushishikariza, ukimenyekanisha mu isibo bakakumenya bakagushyira mu bitabo byabo, kugira ngo nuzahura n'ikibazo runaka nk'icyo ngicyo babashe kugikemura, ukagikemurira igihe hatabanje kubaho ibyago nk'ibyo. Murakoze. None se buretse gatonya, ngiye kuvugisha umudugudu cyangwa umukuru w'umudugudu kuno muyoboro wa telefone muri rusange. Ese mudugudu we mwakano kagari ke ayobora ate muri rusange? Ubuyobozi bwe bumeze bute? Ese mumugezaho ikibazo akagikemura cyangwa mumugezaho ikibazo ntagikemurira? Gira ngo mu kimbo cyo kumuhamagara banze mubaze impamvu, cyangwa uyu mugabo impamvu yaratuye mwakano kagari ke akamara igihe kingana gitya ataraza kureba ko umuturage we ahagaze. Mudugudu nta kindi kibazo afite hano, cyangwa akurikiza gahunda nk'uko abaturage bamutoye azikora neza? Mudugudu akazi kagakora neza nk'uko twamutoye tumwishimiye, kandi twamutoye tuzi ko akazi azagakora neza mu nshingano ziwe, nk'inshingano ziwe yasinyiye yiyemeje. Mudugudu akazi ko nta kataba yagize pe, ahubwo twebwe abaturage ni twebwe usanga tunanizanya, ariko mudugudu rwose nta kibazo kiwe kabisa. Ari n'abamwungirije nabo bafatikanyije ubuyobozi, bivuze ngo ni mutwara sibo mu mutekano, abo bose n'ubufatanye. Urakoze cyane rero. Okay, urakoze cyane rero. Reka tuvugane na mudugudu ku muyoboro wa telefoni. Ubwo hagize andi makuru cyangwa ibibazo biba mwakano kagari, waduhamagara kuri 0788432885. Ni mu gihe mwakano kagari tuhaje ari umuturage uduhamagaye ngo dushakire ubutabera uno musaza, nimba hari icyakorwa cyangwa haboneka amafaranga y'isanduku kugira ngo bamushyingure muri rusange. Nibwo twahageraga tukaba tugiye kuva hano iki kibazo tugikemuye. Umusaza yagejejwe mu bitaro muri rusange, ariko byagaragaye ko yapfuye. Ariko ku ikusanyirizo umudugudu wateranyije amafaranga bagura isanduku uno musaza agiye gushyingurwa muri rusange. Naho ugize ikibazo cyangwa ushaka gutanga igitekerezo watwandikira kuri izo nimero dutanga muri makenya. Mureke twumvire mudugudu ku muyoboro wa telefone muri rusange, araza no kubahereza ubuhamya yuko aya mafaranga bayakusanyije bagahita bayabona bifashishije abaturage, cyangwa bakoze uko bashoboye nabo bikoramo mu mufuka. Reka wumve mudugudu atubwire muri rusange. Murakoze cyane. Nitwa Nyeshimana Damascene, abayoboye uno mudugudu wa Nyakanyeri, akagari ni akamujuka, umurenge ni wa Shitanga. Mu gihe n'umuturage yaje mu kagari kanjye ntabwo nigeze mbimenya, kubera ko iyi nzu ni iy'umukire muri rusange, ariko ntabwo namenye ko uyu mukire yagiye akazana umuntu, ariko mu bufatanye n'inzego z'umutekano cyangwa n'inzego z'ibanze narabyumvaga, gusa simbyemere, simbyiteho. Navuga ati ko nimbona akanya nzamusura cyangwa nzasura nkareba ibyo ari byo, ukimba ko ubona yari umuturage wacu yaratuye muri kano kagari kacu. Bivuze ko rero uwo mafaranga yatangiye gukusanywa kugira ngo haboneke isanduku yiwe, kugira ngo abashe gushyingurwa. Ariko ni ibintu byatunguranye kuba umusaza yapfira mu nzu hafi ibyumweru 2 bigashira, abantu bagakorwa n'umunuko, bakaza bagasanga umuntu yapfuye. Ibi ntibikwiye, kandi n'umuturage wese winjira mu kagari kanjye cyangwa mu kandi kagari ni ukuvuga ngo ajye abanza yimenyekanisha mu mudugudu kugira ngo tumumenye. Uyu musaza tuza kubimenyera ku gihe, ntabwo aba yapfiriye mu nzu, aba yatabawe pe. None se urumva nimba umuntu yibana mu nzu wenyine kandi ari umusaza ari n'izabukuru, gusa abaturage batanga amakuru atari uyu musaza ungana gutyo urabona yaba yaraje gucunga ino nzu y'uno mukire. Bivuze yuko uyu musaza ahubwo afite icyo apfana n'uno mukire. Uno mukire akaba yaramusize mu nzu mu rwego rwo kugira ngo inzu yiwe idasigarira aho ngaho. Tuvuga ko ngewe rero ukuntu kongera gukangurira abaturage muri rusange, nta byinshi ndi buvuge, nako reka nkusanye amafaranga y'abaturage. Murakoze cyane.